abakurikiye Kibugabuga official mugire amahoro mu mpande z'isi yose aho muherereye haba mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Nizeye ko turi kumwe 5 kuri 5 ngi muri kumwe ndi Cypridion Habimana. Tugiye kugaruka ku mpamvu zishobora gutera umugabo kubura urubyaro. Kubura urubyaro ni ikibazo gihangayikishije benshi kuri iki gihe, nubwo usanga abagabo bitakana abagore babo igihe habayeho kubura urubyaro, nyamara ni ikibazo kireba abagabo ndetse n'abagore bombi. Iki kibazo rero kigira ingaruka nyinshi ku mibanire y'abashakanye, harimo no kuba batandukana. Ibyagaragajwe n'abahanga nuko cyane iki kibazo giterwa ahanini n'ubuzima bwa buri munsi tubamo, ndetse n'ibintu bimwe na bimwe twinjiza mu mubiri wacu tubyita kwishimisha nyamara bitwangiza. Ni byiza rero ko twirinda mbere yo kwivuza. Turamutse tumenye ibintu bitera iki kibazo, byibuza twahagarika umuvuduko w'iki kibazo ku bagabo. Muri iyi nkuru rero tugiye kubagezaho impamvu zaba zitera abagabo kubura urubyaro, nkuko tubikesha urubuga rwandika ku buzima Erikrema. Mu nkuru bahaye umutwe ugira uti Causes of Infertility in Men. Ngizi impamvu batanze zitera abagabo kubura urubyaro. Impamvu ya mbere harimo kunywa inzoga birenze urugero. Inzoga nyinshi zituma umubiri utabasha gukura imyunyungugu zitwa zinc mu byo tuba twariye ngo ukoreshe, kandi iyi myunyungugu ni ingenzi cyane mu gukorwa neza kw'intangangabo. Abahanga rero bagira inama abagabo zo kutanywa inzoga birenze urugero kuko byangiza intangangabo, bityo umugabo akaba yabura urubyaro. Impamvu ya kabiri ni imirire itaboneye. Imirire igomba kuba iboneye. Iyo tuvuze imirire iboneye tuba tuvuze indyo yuzuye, harimo ibitera imbaraga, ibirinda indwara ndetse n'ibyubaka umubiri. Indyo yuzuye rero ituma intangangabo z'abagabo zikorwa neza ndetse n'amasohoro akaba ahagije. Impamvu ya gatatu batubwira hano nuko gukora imyitozo ngororamubiri birenze urugero, ari byo excessive exercising, nayo ishobora gutuma umugabo abura urubyaro. Ubusanzwe gukora imyitozo ngororamubiri ni byiza ku buzima bwacu. Biba birenze urugero rero nka cyane cyagihe abagabo baba bashaka kubaka umubiri ndetse bakaba bakoresha n'imiti yo mu bwoko bwa steroids. Iyi miti rero ituma imisemburo y'abagabo bita testosterone idatangwa neza mu mubiri, ibiroro bigatera kugira amasohoro make ndetse n'intangangabo zitameze neza. Ibi bikaba byatuma umugabo abura urubyaro. Impamvu ya kanaha harimo gukora imibonano mpuzabitsina ya buri gihe. Gukora imibonano mpuzabitsina ya buri gihe cyangwa se gukora imibonano mpuzabitsina ya buri munsi bituma utunyangingo twifashishwa mu gukora intangangabo tudakora neza. Abahanga mu by'ubuzima bagira inama abashakanye bashaka kubyara ko byibura bakora imibonano mpuzabitsina nka rimwe mu minsi 2 cyangwa 3. Mu gihe rero ibi ngibi bitubahirijwe ngo bishobora gutuma umugabo atabona urubyaro uko bikwiye. Ikintu cya gatanu gishobora gutuma umugabo atabona urubyaro harimo ibintu bikurura ubushyuhe cyane. Aha kwa kundi usanga umuntu ari gukorera kuri mudasobwa ngendanwa laptop yayiteretse ku bibero bye, kwambara imyenda y'imbere ikwegereye cyane ndetse n'ibindi byakurura ubushyuhe hafi y'udusabo tw'intangangabo testikire cyangwa se amabya mu Kinyarwanda. Ibi bishobora gutuma intangangabo zidakorwa neza, ari nabyo byagutera ibyago byo kutabyara. Murabyumvira yuko mwe mukunze gukoresha mudasobwa mwaziteretse ku bibero byanyu, mufite ibyago byinshi byo kuba mwabura urubyaro. Habibutsa ko mukomeje gukurikira Kibugabuga official. Nje mukiri kumwe ndi Cypridion Habimana. Mbibutsa ko mukwiye gukora subscribe kugira ngo amakuru Kibugabuga official ibagezaho mujye muyabonera ku gihe. Dukomeje n'impamvu zishobora gutuma umugabo atabona urubyaro. Impamvu ya gatandatu harimo indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zitavuwe neza. Iyo umugabo yanduye indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nk'imitezi, imburugu n'izindi, ntabashe kuzivuza neza kandi ku gihe bishobora kumutera ubugumba cyangwa kutabyara. Ni byiza rero iyo wanduye izi ndwara ko ugomba kwihutira kwivuza ku gihe kugira ngo ugabanye ibyago byo kuba wagira ubugumba. Impamvu ya karindwi aha igaragazwa ni ibiyobyabwenge nk'urumogi, kokayine. Ibi nabyo ngo bishobora gutera abagabo kutabyara. Ubushakashatsi bwagaragaje ko urumogi rugira ingaruka mbi ku ntangangabo kuko zicika intege.
cyane cyane ku buryo zipfa zitaragera kw'igi. Ku bagabo rero ni byiza kwirinda ibiyobyabwenge niba ushaka kwirinda ubugumba. Nkabibutsa ko mukomeje gukurikira Kibugabuga Official, mukomeze gukora subscribe, share ndetse na comment ku byo tubagezaho. Impamvu ya munani ishobora gutera umugabo kutabona urubyaro harimo umubyibuho ukabije. Umubyibuho ukabije ni ikintu gikomeye gishobora gutera abagabo kutabyara. Abahanga bavuga ko umubyibuho ukabije utuma amasohoro ndetse n'intangagabo bidakorwa neza. Ibi rero bigatuma utabasha kubyara. Niba ushaka kwirinda ubugumba, gerageza ugabanye umubyibuho ukabije. Uretse izi mpamvu munani zivuzwe, hari indwara enye zifata abagabo zirimo kugira intanga nke, kugira intanga zitihuta, kugira intanga zifite ubusembwa ndetse no kutagira namba intangangabo, ari byo byita azospermia. Ese waba ufite iki kibazo cyo kutabyara? Nkuko tubibonye ko iki kibazo gishobora guterwa n'impamvu zitandukanye, ubuvuzi bwa gishinwa bufite imiti yo mu rwego rwa food supplement ikorwa n'abashinwa ikomeje gufasha abantu batandukanye bafite iki kibazo kandi bukabafasha gukira. Hari igihe imisemburo iba yaragabanutse, intangangabo ari nkeya ndetse n'ibindi. Muri ubuvuzi habonekamo imiti ndetse n'inyunganiramirire yizewe ku rwego mpuzamahanga kuko bifite ubuziranenge bw'ibigo bikomeye nka FDA, Food and Drug Administration, aricyo kigo nyarwanda gishinzwe kugenzura ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa ndetse ikozwe mu bimera, ikaba ivura ndetse ikanarinda ibibazo by'ubugumba. Uramutse ukeneye ubufasha, wagana iki kigo gikorera mu mujyi wa Kigali haruguru ya Chic. Ushobora no kubahamagara kuri nimero za telefone arizo 07 83 48 23 cyangwa 07 8 71 50 912. Iyi nimero ya MTN ikaba iri no kuri WhatsApp. Mukomeze gukurikira gahunda za Kibugabuga Official ku muyoboro wa YouTube, mukore share na comment. Abatarakora subscribe namwe muyikore kugira ngo mujye mwibonera amakuru ku gihe. Kuri urubuga ni hamwe muho usanga amakuru acukumbuye. Uretse ibyo kandi twamamaza ibikorwa byanyu bikamenyekana, tukabakurikiranira imihango itandukanye irimo n'ibirori, yaba ufite ubukwe, isabukuru n'ibindi, tukaba twabitambutsa biri kuba ako kanya cyangwa byarangize kuba. Ukeneye kuduha amakuru cyangwa kugira ikindi usobanuza, waduhamagara kuri telefone ngendanwa akanyenyetso ko guteranya 250 78 38 97 517 na 07 8 54 46 813 cyangwa ukatwandikira kuri adresse email kibugabuga.tv@gmail.com. Ni Cypridion Habimana, iyi ni Kibugabuga Official. Mugira amahoro.